YESU ashimwe cyane bene data, ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe aho muri mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo by'isi. Imana irushaho kubagirira neza kandi Imana irushaho kubiyereka mu byo mukora byose. Amazina yanjye nitwa Muhozi Eric, ndi umuvugabutumwa. Ndabararikira rero kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibintu 8 bituma Imana itatwishimira. Ibintu 8 bituma Imana itatwishimira. Reka tubanze dusenga Imana. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ububasha n'ubutware, turagushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye wo kumva icyo uvugana n'imitima yacu. Turakwinginze kugira ngo uganze utegeke mu izina rya YESU, uduhe kumva no gusobanukirwa, kandi uduhe Data mwiza gutega amatwi no kumva neza icyo ijambo ryawe ritubwira. Uduhe Data mwiza kumvira ijambo ryawe, kandi Data mwiza uturinde Satani uturiganya ijambo. Reka Data mwiza ijambo ryawe rigwire muri twe kandi ryere imbuto. Ni mu izina rya YESU nsenze twizeye, amen. Tugiye kuganira ku bintu 8 bituma Imana itatwishimira. Ikintu cya mbere gituma Imana itatwishimira ni ukutumvira Imana. Ikintu cya mbere gituma Imana itatwishimira ni ukutumvira Imana. Turasoma ijambo mu itangiriro. Turasoma ijambo ry'Imana mu itangiriro. Itangiriro ibice 3. Itangiriro ibice 3. Itangiriro ibice 3. Tuhera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inzoka yoshya Eva. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti nimuzarye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye ni nimuzazirye, nimuzazikoraho mutazapfa. Nimuzazikoraho mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa nimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza agahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biramumwo ibicocero. Umurongo wa 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso y'Uwiteka Imana byihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi, amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, nenyeshwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza ati, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati,
umugore yamaye wamaye ngo tubane niwe wamaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, hagati yawe n'urubyaro rwe. Azagukomeretsa umutwe nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira umugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, kandi uzajya ubyara ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, kandi azagutwara. Na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakuburije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe. Uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Amen. Ikintu cya mbere gituma Imana itatwishimira ni ukutumvira Imana. Tubonye neza urugero rwa Adamu na Eva. Imana yari yarababujije kurya ku giti kimwe. Noneho Satani ashuka Eva, ariwe iyi nzoka, aramwoshya. Bibiliya yatubwiye ngo iyo nzoka yoshya Satani ngo ahera ko arya kuri icyo giti, ngo ahereza n'umugabo we Adamu ngo nawe akiryaho. Nuko rero ngo bisanga bambaye ubusa. Ngo noneho Imana ngo yajyaga ibasura ngo buri munsi, ngo mu mafu ya ni munsi, ngo ije ngo bumva imirindi yayo. Ubundi mu busanzwe bumvaga presence y'Imana, bakumva ni ikintu kidasanzwe, bakumva banyotewe kubana n'Imana. Ariko uwo munsi ngo bumvishe imirindi ngo bahinda umushyitsi. Kutumvira Imana bizaguteza guhora ufite umutima uhangayitse. Kutumvira Imana bizaguteza guhora wumva udatuje muri wowe. Kutumvira Imana ni ikintu kibi cyane. Mwene data, ndakwifuriza kubaho ubuzima bwumvira Imana. Kubera ko batumviye Imana, ngo Imana yarababwiye n'umuvumo wose ukomoka ku bantu batarabatizwa, yo utaremekira Kristo ngo umwakire nk'umukiza wawe akubera umwami. Ubu gifite uwo muvumo uva kuri Adamu no kuri Eva. Ngo Eva ngo yaramubwiye ngo uzabyara ubabara. Ngo ibwira Adamu ngo uzarya ibivuye ngo mu cyuya cyawe. Icyo ni impamvu imwe yavuye, cyangwa n'ingaruka imwe yavuye mu kutumvira Imana. Kutumvira Imana ni ikintu gituma Imana itatwishimira. Mu buzima ubayeho bwa buri munsi, gerageza wumvire Imana. Mu byo ugerageza gukora byose, mu mishinga ufite, yereka Imana. Mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubeho ubuzima bwumvira Imana, ubeho ubuzima bwirinda icyaha, ubeho ubuzima bwumvira Imana. Imana izakugirira neza, nuyumvira izakugeza aho utabasha kwigeza. Amen. Iyo ni impamvu ya mbere ituma Imana itatwishimira. Impamvu ya kabiri ituma Imana itatwishimira ni ukuyoborwa na karande. Kuyoborwa na karande. Impamvu ya kabiri ituma Imana itatwishimira ni ukuyoborwa na karande. Reka dusome ijambo ry'Imana mu kubara ibice 20, kubara ibice 20, kubara ibice byaho 20, turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 12. Kubara ibice 20 turahera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 12. Uwiteka abwira Mose ati enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwire
mubwirire igitare mu maso yabo kivushe amazi yacyo, ubakurire amazi muri icyo gitare, abe ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi. Urumva atangiye kwiyitirira iby'Imana yamubwiye, atangiye kwiyitirira igitangaza Imana ishaka gukora, atangiye kwiyitirira, aratangiye kuvuga ngo twabakuriramo amazi muri iki gitare. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri. Imana yari yamubwiye kukibwira, we akubise kabiri. Ingaruka yo kutumvira Imana, kuyoborwa na karande. Ndaza kubabwira iyi karande aho Mose yayikuye. Kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa. Imana yanze kumusebya imbere y'abantu, Imana yanze kumwandagaza imbere y'abantu, kuko iyo akubita igitare nikivamo amazi. N'ukuntu haruguru muze kwasoma ukuntu bari bamubwiye batangiye gushaka no kumwica, bamubwira ngo wadukuriye iki muri Egiputa ko twaryaga tukanywa tukabaho neza, nubwo twari mu buretwa ariko twararyaga tukanywa, none ngo watuzaniye iki kutwicisha inzara muri ubu butayu. Imana yanze kumusebya imbere yabo, ngo igitare kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa, ryuhira n'amatungo yaryo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, nimuzajyana n'iri teraniro mu gihugu mbahaye. Uyu mujinya, cyangwa se umujinya nawo ndaza kuvugaho, ariko iyi karandi yo gushaka kwigomeka cyangwa kugira umujinya ukabije, Mose awukomora kuri Lewi. Impamvu Mose atinjiye i Kanani, Imana yamubwiye ati zamuka ujye ku musozi urahareba ariko ntuzakandagira, nuko atumviye Imana, nuko yakoze icyo Imana itamubwiye. Imana yamubwiye kubwira igitare, we agikubitaho kabiri. Uwo ni umwuka rero, ni umwuka wo kutumvira Imana, ni umwuka wo gukora iby'Imana itakubwiye. Umwuka wo gukora iby'Imana itakubwiye ntago ari mwiza. Imana nikubwira ati muri aya mafaranga tangamo 10%, jya ugitanga, kuko uwo nutagitanga uzaba udakoze icyo Imana yakubwiye, kandi bizagukurira umuvumo. Ikintu cya gatatu gituma Imana itatwishimira, ikintu cya gatatu gituma Imana itatwishimira ni umujinya. Umujinya, kugira umujinya. Turasoma Itangiriro ibice 4, ibice 4, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 12. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze niyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje, kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira murumuna we, Abeli aramwica.
Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso rya murumuna wawe riranakira ku butaka, noneho uri ikivume, uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, niba uzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Iri jambo Imana yabwiye Kayini ikambwira ngo uzaba igicamuke, ni ugukora ibintu nubirangiza, ni ugutangira ikintu ntukirangize. Uyu muvumo Imana yamuvumye ni umuvumo mubi cyane, kandi byatewe nuko Abeli yagize ikintu cyitwa kugirira ishyari murumuna we, kuko murumuna we Imana yari yishimiye ituro rye, yanga ituro rya Kayini. Nyamara impamvu Imana yanze ituro rya Kayini nuko ataririhanye umutima umenetse, nuko ataririhanye umutima ukunda Imana, cyangwa se umutima wishimiye yuko atuye ituro. Yarihaye nk'uko yasaguye ibyo yasaruye, ayiha ibyo yasaguye. Mu gihe Abeli we yahaye Imana ibyo yahaye Imana umukumbi wo ku rugimbu rwe n'uburiza bw'ibyo yasaruye. Mu gihe cyose uzaha Imana icyo utishimiye, mu gihe cyose uzaha Imana ikintu nawe wumva kitakugira umumaro, icyo gihe Imana ntabwo izabikwishimiye. Icyo gihe Imana ntabwo izanezererwa ibyo ukora. Mu gihe cyose ugira umujinya, mu gihe cyose uyoborwa n'umujinya, mu gihe cyose mu byo ukora byose uyoborwa na kamere y'umujinya, Imana ntabwo izishimira ibyo ukora. Tugomba kugira ubugwaneza, tugomba kubana neza n'abandi, tugomba kwishimira ibyo bagenzi bacu bagezeho, tugomba kunezererwa intambwe bagenzi bacu bateye, kuko natwe ejo ni twebwe. Ijambo riravuga ngo, hari ijambo umwanditsi yavuze ngo niba Imana yagiriye neza umuturanyi wawe, wicika intege, iracyari muri karitsiye aho ngaho utuye. Niba Imana yagira neza umuturanyi wawe, iracyari muri karitsiye. Wigira ishyari, witangira kwitotombera Imana, iracyari hafi aho ngaho. Wenda ejo nawe ni wowe izagirira neza. Ikintu cya kane gituma Imana itatwishimira ni ukubeshya. Turasoma Itangiriro ibice 27. Itangiriro ibice 27. Itangiriro ibice 27, umurongo wa mbere kugeza kwa 29. Ni birebire ariko muze kuhasoma. Ni inkuru ya Yakobo, ariganya umugisha wa Esawu. Mu by'ukuri iyo Yakobo ataza kuriganya umugisha wa Esawu, n'ubundi Imana ari kuzamuha umugisha, kuko akiri no mu nda Imana yamuvuzeho, iravuga ngo nanze Esawu nkunda Yakobo. Rero Yakobo yariganyije umugisha wa mukuru we Esawu, ariko icyamuviriyemo nyuma yo kumuriganya umugisha nuko yabayeho ubuzima bw'akarindagiza. Yabibye kuriganywa, nawe arariganywa. Ngo yariganyije umugisha wa mukuru we Esawu, noneho ahunze ageze kwa sebukwe, ageze kwa se wabo Labani, ngo nawe aramuriganya, ngo amukoresha imyaka 14 akorera umugeni. Yabanje amukoresha imyaka 7, amuha uwatari yasabye. Noneho aramubwira ati ongera ukore indi myaka. Urumva yabibye kuriganywa, nawe arariganywa. Mu byo ukora byose, nubiba umunezero mu bantu,
nubiba ibyiza nawe nibyo uzasarura, nubiba kugira neza, nubiba gufasha abantu, nubiba kwitura ineza abantu, nawe niyo bazakwitura. Munyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere, neza uzayisanga imbere. Kandi nanone nugira nabi, inabi nayo iragutegereje. Yakobo yariganyije Esawu azi ko agiye azagirirwa neza n'Imana, ariko yarariganyijwe, nawe yahuye n'abamuriganya. Nanone ni ukuvuga ngo nuriganya abandi ntago Imana izemera yuko uguma aho ngaho gusa. Icyaha ushobora kugikora kikamara imyaka myinshi, ariko icyaha ntago kibagirana mbere yuko ucyaturira Imana. Ushobora gusambana ukava muri karitsiye wasambaniyemo ukajya ahandi, wagera ahandi mu gihe cyose icyo cyaha utaracyatura kizahora kitugatuga imbere y'amaso y'Imana, kandi Imana izahora ikikubaraho. Mu gihe cyose utaratura ibyo wakoze, Imana izahora ikubaraho icyaha. Mwene data, ndakubwira nanjye nibwira, kugira ngo twirinde umwuka wo kubeshya, twirinde umwuka wo kuriganya, twirinde umwuka watuma Imana itatwishimira, twirinde umwuka wose watuma turiganywa bagenzi bacu, kuko icyo dushoye imbere ni nacyo dusarura. Mwene data, iri jambo riri mu itangiriro aho Yakobo yariganyije Esawu ni ijambo rireba abantu benshi. Umuntu ashobora kuba yagize umugisha bagiye kumuha akazi, umuntu mwene se akamuriganya, umuntu bakoranaga akamuriganya, akamukura muri ako kazi kugira ngo agashiremo mwene wabo. Icyo gihe uburiganyije umuntu, jya ukorera umugisha niwo uzabona. Nukorera n'umuvumo, nukora nabi uzutirwa inabi. Ikintu cya gatanu gituma Imana itatwishimira ni ubwibone. Ikintu cya gatanu gituma Imana itatwishimira ni ubwibone. Turasoma muri Daniyeli ibice bitanu. Daniyeli ibice bitanu. Daniyeli ibice bitanu. Duhere ku murongo wa mbere tumanuke. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami agira ibirori abona intoki zandika ku rusika. Umwami Berushazari ararika abatware be n'abakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori. Umwami nawe anywera vino imbere y'abo batware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo se Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe vino, babinyweshe bamuzanire ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya habonekamo intoki z'umuntu, uwo mwanya bakibinywesha, uwo mwanya. Ahangaha ndagira ngo mbwire yuko mu gihe cyose uzubahuka ibyagenewe gukoreshwa mu nzu y'Imana, mu gihe cyose uzubahuka ugakora icyo Imana yakubujije, Imana ntabwo izarindira kugira ngo bimare igihe kinini. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami, aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika, abibonye mu maso ye hahinduka ukundi, gutekereza kwe kuramuhagarika, umutima n'ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko wese
akayisobanura impamvu yayo, azambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa gatatu mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami Berushazari aherako ahagarika umutima cyane, mu maso he hahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati, Nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima ngo mu maso hawe hahinduke ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana, ndetse ku ngoma ya so yabonekagwamo n'umucyo wo kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi, kuko muri uwo mugabo Daniyeli uwo mwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza wo kwitegereza. Yashoboraga gusobanura inzozi no gushishurirwa ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli aze asobanure impamvu yabyo. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda? Umwami data yakuye i Buyuda. Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo wo kwitegereza n'ubwenge bw'ibwiza bukubonekamo. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko, bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo yo guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa gatatu mu bwami. Daniyeli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire, kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire impamvu yayo. Umva Nyagasani Imana. Reka nsimbuke ngere ku murongo wa 25. Kandi byanditswe nibyo ibi: mene tekeri ufarisini. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma, iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. Ikintu cya gatanu, ubwibone n'ubwibone. Ikintu cya gatanu gituma Imana itatwishimira n'ubwibone. Twabonye urugero rw'umwami Berushazari wubahutse Imana agakoresha ibikoresho byo mu nzu y'Imana byari byaranyazwe na Nebukadinezari mu gihe Abisirayeli basukaga i Babuloni. Imana ngo igaragaza ikiganza ku rusika rwandikaho ngo mene tekeri ufarisini. Ngo iyo nyandiko inanirwa gusomwa n'abapfumu, inanirwa gusoma n'abakarudayi, inanirwa gusoma n'abantu bose bafite ubwenge bw'ubwoko bwose. Ngo umwamikazi ngaravuga ati, ariko hari umuntu uri mu mwuka w'Imana ngo witwa Daniyeli. Baramuzana Daniyeli, umwami aramubwira ngo nubasha gusoma iyi nyandiko urahabwa ibi bihembo bikurikira: urahabwa umukufi w'izahabu, uragirwa umuntu wa gatatu mu gihugu, amubwira n'ibindi byinshi. Daniyeli aramubwira ati, ibyo bihembo byawe byigumanire, ariko ngiye kugusomera inyandiko.
arambwira ati iyi nyandiko iravuze iti ubwami bwawe bwashize ku gipimo, Imana yashize ku iherezo imyaka yo gutegeka kwawe, ngo kandi ubwami bwawe bwahawe Abamedi n'Abaperesi. Ikintu cya gatanu tubonye gituma Imana itatwishimira ni ukugira ubwibone. Impamvu yatumye Imana iha ubwami bwa Beluteshazari Abaperesi nuko atumviye Imana, nuko yagize ubwibone, akoresha ibikoresho byo mu nzu y'Imana, abikoresha mu kunywa vino we n'inshoreke ze n'abagore be. Ikintu kizatuma Imana itakwishimira ni ubwibone. Mu byo ukora byose ndakwinginze kugira ngo tujye tugerageza tugire guca bugufi. Ijambo ry'Imana tubwira neza ngo Imana irwanya bibone, ngo ariko abaca bugufi Imana ibahera ubuntu. Ikintu cya gatandatu gituma Imana itatwishimira ni ukumena amaraso. Turasoma ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 3 tugeze ku wa 4. Bibiliya iratubwiye ngo akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota, agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Uyu ni Sawuli waje guhinduka Paulo mu gihe cy'ejo hazaza he. Yaje gukorera Imana, akorera Imana mu buryo butangaje, yandika inzandiko nyinshi, azandikira amatora atandukanye, Abikorino, Abafilipi, Abefeso niho zanditse, n'izindi nyinshi, Abakolosayi niho agiye uzandika. Uyu Paulo rero atarakira umwami Yesu ataramubonekera, ngo yajyaga atoteza ubwoko bw'Imana. Ikintu kijya gituma abantu Imana itabishimira ni ugutoteza abantu b'Imana, ni ugukora icyo Imana itashaka. Iki kintu cyo kumena amaraso ntago ari ukwica gusa. Ushobora kubeshyera mugenzi wawe mukorana ukamugambanira bakamwirukana ku kazi, icyo gihe amaraso ye abakugiyeho. Ushobora kuriganya umuntu ukamwimisha cyangwa ukariganya umugisha we, icyo gihe ubumennye amaraso. Ikintu cya karindwi gituma Imana itatwishimira ni ukutanyurwa. Ikintu cya karindwi gituma Imana itatwishimira ni ukutanyurwa. Reka dusome ijambo ry'Imana mu bami ba kabiri, abami ba kabiri ibice 5, abami ba kabiri ibice 5 umurongo wa 20 kugeza ku wa 27. Bibiliya iratubwiye ngo ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati, ko databuja yagiriye Namani wo muri Siriya ubuntu, niyakire ituro yamutuye. Ndahiye Uwiteka Imana nzima, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani. Namani amubonye amukurikira, ava ku igare rye araza amusanganira, aramubaza ati, ni amahoro? Nawe aramubwira ati, ni amahoro. Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu 2 b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze uwamuhere italanto n'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa 2. Reka dusimbuka tugere ku murongo wa 26. Aramubwira ati, umutima uyu ni Elisa ubwiraga Gehazi agarutse azanye ibyo Namani yamuhaye. Kandi uyu Namani yari yararwaye ibibembe, yarananiwe kugira ikintu cyamukiza.
umukozi we wo mu rugo aramubwira ati muri Isirayeli hari umuntu w'Imana ujya ukoreshwa n'Imana, ngo araza azana n'ibiguzi, azana n'ibihembo bikomeye, aza aho umuntu w'Imana namara kumukiza. Ngo Elisa ngo niyatumye banabonana, ngo yaramubwiye ngo amutumaho umuntu ngo genda umubwire yibire muri Yorodani inshuro 7. Namani ngo yaragiye yibira muri Yorodani nk'uko yamubwiye inshuro 7 ngo arakira. Namani ashaka guha ibiguzi Elisa arabyanga. Uyu mugaragu dusomye ni umugaragu wa Elisa witwa Gehazi, ngo yashatse kuca inyuma ngo yake Namani ibiguzi cyangwa ibihembo byuko yakize indwara, kandi Elisa nago yari yabimwatse. Uyu Gehazi yarabimwatse. Noneho bageze imbere abatandukanye, kuko Elisa yari umuntu w'Imana, ari umuhanuzi, aje amuje imbere aramubaza ati umutima wanjye niwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza akugusanganira? Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Maze amaze kumuvuma ahinduka nk'urubura. Ikintu cyatumye buriya Elisa atagira umuntu araga umwuka we nk'uko Eliya yari yaramuraze, uyu Gehazi niwe wari kuragwa umwuka wa Elisa, ariko yitwaye nabi ahangaha, agira umwuka wo kutanyurwa, agira umwuka wo gushaka kubeshya umuntu w'Imana. Nicyo cyatumye Imana imuhana, arabemba, atwara ibibembe bya Namani. Nubwo ni ahantu twongera kumva inkuru za Gehazi, ni ukuvuga ngo inkuru yarangiriye ahangaha. Nubwo Elisa yari umuntu w'Imana, ntago yabonye umuntu araga umwuka we. Nubwo intumbi ye yazuye umuntu, ariko nta muntu yigeze abona araga umwuka we. Ni ukuvuga ngo iki kintu cyo kutanyurwa ni ikintu gikomeye cyane muri kino gihe tugezemo. Mwene data ndakubwira nanjye nibwira, muri bike dufite tujye tugerageza kunyurwa n'iby'Imana yaduhaye, bityo bizatuma Imana itwongerera no muri bike dufite, Imana ibitubure kandi duhere umugisha muri ibyo ngibyo bike tunyuzwe nabyo. Ikintu cya 8 gituma Imana itatwishimira ni ukuyoborwa n'ibikomere. Kuyoborwa n'ibikomere. Turasoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa YESU ko bwanditswe na Yohana, ibice 5, dusome umurongo wa 7 wonyine. Yohana ibice 5 dusome umurongo wa 7 wonyine. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nyiza undananga kumanukamo. Uyu ni umurwayi wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi cy'i Betsaida. Iki kidendezi ngo igihe kimwe mu mwaka cyangwa igihe kimwe mu gihe runaka ngo marayika ngo yarazaga ngo agahindura amazi, ngo nuko umuntu ubanjemo bwa mbere ngo agakira indwara yararwaye iyo ari yo yose. Uyu muntu rero yari afite ibikomere by'uko amaze igihe kinini afite uburwayi, kandi amaze igihe kinini agerageza gutanga abandi mu kidendezi mu gihe cyindurije, abandi bakamutangamo nubwo atarazi ubimubajije uwo ari we. Uyu ni Yesu wamubazaga atese urashaka gukira, undi ahita amubwira ibikomere afite. Mwene data ndagira nkubwire, Yesu nashaka kugutabara azaza abanza komora ibikomere byawe. Ibikomere ntago wabyinjirana mu bisubizo, ibikomere ntago wabyinjirana muri Kanani yawe, ibikomere ntago wabyinjirana aho Imana igushaka. Imana izabanza ikomore ibikomere watewe n'amateka, ibikomere watewe n'ibihe bibi, ibikomere watewe n'abantu, ibikomere watewe n'ibyo wagiye ucamo bitandukanye, ibikomere watewe n'uburwayi, ibikomere watewe n'abakuvuze. Imana izabanza ibigukize nijya kugutabara. Ibi ni ibintu 8
bituma Imana itatwishimira. Imana ntago yishimira umuntu utumvira Imana. Icyo ni icyambere twabonye urugero rwa Adamu na Eva yuko batumviye Imana, bigatuma Imana ibavuma, ikabwira Eva ati uzabyara ubabaye, ikabwira Adamu ikamubwira ati uzarya ibivuye mu byuya byawe. Ikintu cya kabiri twabonye gituma Imana itatwishimira ni ukuyoborwa na karande. Twabonye ko Mose Imana yamubwiye yuko agomba kubwira igitare kigatanga amazi, ariko agikubitaho inshuro ebyiri. Uyu mwuka rero w'umujinya awukomora kubisekuruza kuri Lewi yishe abashekemu abahora yuko basambanyije mushiki we Dina. Ikintu cya gatatu twabonye gituma Imana itatwishimira ni umujinya. Twabonye Kayini yishe Abeli amuhora yuko Imana yishimiye ituro rye ikanga irya Kahini. Iki kintu twabonye yuko tudagomba kuyoborwa n'umujinya. Mu byo dukora byose twabonye yuko umujinya ari mubi. Twabonye yuko tugomba kwishimira ibyo bagenzi bacu, abo dukorana, abo twigana, twishimira ibisubizo byabo. Twabonye yuko Imana ishobora gusubiza umuvandimwe wawe, ariko nawe izagusubiza ejo. Imana niba isubije umuturanyi wawe, witinya, nawe iracyari muri karitsiye, nawe izakugeraho. Ikintu cya kane tugomba kwirinda Imana yanga gituma itatwishimira ni ukubeshya. Twabonye urugero rwa Yakobo yariganyije umugisha wa mukuru we Esawu. Yaramuriganyije amutwara umugisha we, noneho kuko yamuriganyije, Imana itajya irya ruswa, yabibye kuriganywa, noneho nawe aza kuriganywa. Yariganyijwe na se wabo Labani, kuko yamuriganyije akamubeshya ati uzankorera imyaka 7 nk'umukobwa wanjye Rasheli wakunze. Amukorera imyaka 7, noneho agiye kumuha umukobwa amuha Leya, amumuha nijoro atamureba mu maso. Noneho bituma arakara cyane, aravuga ati ngomba guharanira kugira ngo nkore indi myaka 7 nzabone Rasheli. Akora imyaka 7. Ni ukuvuga ngo kuko yariganyije mukuru we Esawu, niyo mpamvu Imana itemeye yuko yahise akurikizwa uwo mwuka wo kuriganywa, aramukurikiye. Mwene data, nushora umugisha, nubiba ibyiza mu bantu, nawe nibyo uzabona. Nubiba umunezero mu bantu, niwo nawe bazaguha. Nubiba kwitanga mu bantu, ukitangira abandi, nabo bazakwitangira. Niwitangira abandi ukabafasha mu gihe bagize ibyago, mu gihe bagize ibirori, ukitabira, ukaba kumwe n'abandi, nayo bazitabira ibirori byawe, bazagufasha mu gihe cyose uzageramo. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Ni ukuvuga ngo uyu Yakobo atwigisha ibintu byinshi. Atwigisha yuko kuriganywa, iyo uriganyije umuntu, nawe imbere uba utazi ikiriyo, nawe ushobora kuzahura n'icyo kintu. Mwene data, dushobora gukora icyaha, ugakora nk'icyaha cy'ubusambanyi cyangwa cy'ubujura, cyangwa se cyo kwica cyangwa cyo kwiba. Ibyo byaha byose birakurikirana. Iyo ushobora kugikora ahantu runaka, ukimuka muri aho hantu, ariko nyamara imbere y'Imana ntago wigeze wimuka. Cyaha kiracyitugatugira mu maso y'Imana kikurega. Ni ukuvuga mbere yuko ukora ikintu, banza utekereze, niyo nta muntu waba ukureba, uvuga uti Imana yo mu ijuru irandeba, kuko ntacyo ihishwa. Ikintu cya gatanu twabonye tugomba kwirinda Imana yanga gituma Imana itatwishimira ni ubwibone. Twabonye urugero bwa Belushazari. Uwo mwami yari umuhungu wa Nebukadinezari, ngo yatumije ibikoresho abantu bakoreshaga basenga mu nzu y'Imana, ngo arabitumiza, ngo
abinywesha vino we n'umugore we n'inshoreke. Iki kintu cyatumye Imana itamwishimira, bituma itanga ingoma ye, iyitanga mu baperesi. Ikintu cya gatandatu twabonye Imana yanga gituma itatwishimira ni ukumena amaraso. Sawuli ataraba Pawulo yatotezaga ubwoko bw'Imana. Icyo kigatuma Imana itamwishimira kugezaho ari mu rugendo ajya i Damasiko, umwami Yesu ubwe yafashe umwanzuro aramubonekera, aramubaza ati Sawuli undenganyiriza iki? Icyo gihe nibwo Sawuli yahise atangira guhindukira, ajya mu nzira zo kuyoboka inzira y'Imana no gukorera Imana. Mu gihe cyose ugifite kumena amaraso, ushobora kumva mvuze ngo kumena amaraso ukibaza yuko ari ukwica gusa. Mu gihe cyose uriganyije umugisha wa mwene so, mu gihe cyose ubeshyeye umuntu akava mu kazi runaka wowe ukakicaramo, mu gihe cyose uteranyije abantu ubumenya amaraso. Iki kintu tukirinde kuko Imana iracyanga, gituma itatwishimira. Ikintu cya karindwi twabonye gituma Imana itatwishimira tugomba guhindura ni ukutanyurwa. Twabonye urugero rwa Gehazi. Gehazi yari kuragwa umwuka wa Elisa nk'uko Elisa yarazwe umwuka wa Eliya. Uyu Gehazi yagize kutanyurwa. Agira kutanyurwa nuko ari umugaragu w'umukozi w'Imana, ntacyo yari abuze mu by'ukuri, ariko ashaka kugira ibintu byinshi, ashaka gucumuzwa n'ibiguzi cyangwa ibihembo Namani yarazanye mu gihe yaraje kureba umuntu w'Imana ngo amusengere akire ibibembe yari afite. Icyo kintu Gehazi yirengagije yuko naho Imana ihishwa. Mu gihe yari agiye kwaka ibiguzi Namani, amaso ya Elisa y'umukozi w'Imana yaramukurikiye aramubona. Nicyo cyatumye Gehazi abemba agatwara ibibembe bya Namani. Muri Bibiliya ni ahantu twongera kubona Gehazi. Ni ukuvuga ngo story yarangiriye aho ngaho. Elisa nubwo ari umuntu w'Imana yabuze umuntu araga umwuka we, nk'uko se mu mwuka Eliya yari yaramuraze imigabane ibiri y'umwuka we. Nubwo Elisa intumbi ye yazuye umuntu, ariko yabuze umuntu umusimbura cyangwa wongera gukorera Imana mu gihe atagihari. Uyu ni umwuka wo kutanyurwa Gehazi yagize, bituma ataragwa umwuka wa Elisa. Ikintu cya munani twabonye gituma Imana itatwishimira tugomba gukosora, twabonye yuko ari ukuyoborwa n'ibikomere. Twabonye urugero rw'umuntu wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi cy'i Betsaida, yarabuze umuntu umujugunya mu mazi mu gihe marayika yahindurije ayo mazi. Yesu yarahageze aramubona, amenya yuko uwo muntu amaze igihe kinini arembejwe n'uburwayi. Aramubaza ati ese urashaka gukira? Uyu muntu yaramubwiye n'ibikomere byinshi. Iyi nyandiko yavuze isobanura yuko ari afite ibikomere. Yaravuze ati databuja simfite umuntu unjugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nyiza undanangamo kumanuka. Mwene data, twabonye yuko tutagomba kuyoborwa n'ibikomere, kandi twabonye yuko Imana mbere yuko ije kudutabara irabanza ituvura ibikomere dufite. Irabanza ituvura ibikomere twatewe n'amateka, irabanza ituvura ibikomere twatewe n'abantu, abatuvuze, abatubeshyeye, abadututse. Ibyo byose Imana irabanza ibituvure mbere yuko iduha umugisha. Ibi ni ibintu 8 bituma Imana itatwishimira tugomba gusengera kandi tugakosora. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana, Mana igira neza, Mana y'ubutware n'ubushobozi, ubera amaso abakwiringiye, nawe gutegereje ngo akorwe n'isoni. Turakwinginze ibi bintu uduhishuriye bituma utatwishimira, ari ukutanyurwa, ari ukuyoborwa n'ibikomere, ari ukutakumvira, ari ukugira ubwibone, ari ukumena amaraso, ari kwirarira cyangwa kubeshya. Ibi bintu byose n'ibindi tutavuze, Mwami Yesu ubitubabarire, utwejesha amaraso yawe. Ijambo ryawe ritubwira neza ngo nitwa turi ibyaha byacu ngo niyo yo kwizerwa kandi nikiranukira kutubarira ibyaha byacu
no kutweza gukiranirwa rwose. Turakwinjiza kugira ngo tubabarire, udutandukanye n'ibitakunezeza, tandukanye n'ibiturega mu izina rya Yesu. Umugisha ijambo ryawe, umugisha uyu mwene data ukurikiye inyigisho, reka ijambo ryawe rigwire muri twebwe. Satani ajya ariganya ijambo, turamwirukanye mu izina rya Yesu. Mu izina ryawe turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe ryere imbuto nyinshi kandi rikora umurimo waritumye. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.